Yes, reka rero nongere mbabwire ni mumeze mute no muhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa ndabifuriza icyumweru cyiza ndabifuriza kugubwa neza cyane nizere ko muhagaze neza rero mu rwa Gasabo nizererwa mumeze neza igihugu kandi kibafashe neza 100% mu bantu bishimye mu bantu bayobewe neza murimo I know ndabizi cyane ko dufite ubuyobozi bwiza buri kwisonga mu bigendanye no kuyobora neza abaturage. Yes, naje rero naje ni umuhungu wanyu ubwo ni Bruno Taifa TV. Reka shimire byimazeyo abantu murimo mukora subscribe. Kabisa uyukoze subscribe ujye umenya kuri umuntu umutaramu cyane jya wiha hongera uvuga uti kabisa nteye umutaramu inkunga cyane mbashaka kugira ngo tuwe benshi then tujye tuganirira hamwe inkuru zige zigera ku bantu benshi sport igera ku bantu benshi twese hamwe dufatanyiriza hamwe kugira gute kuzamura umupira wacu. Yes, ndaje kugira ngo tuganire kuri match irangiye mu kanya ni match yahuzaga ikipe ya Rutsiro ndetse n'ikipe ya APR. Match irangiye ari 0-0 ngiye birambabaje singiye kubabeshya. Nagize agahinda kenshi nababaye mbura uko mbigenza numva simbizi ariko ndababaye kweri birambabaje birandya ariko nta kundi mbuze uko mbigenza ndavuga se ndagira nte ko yaba nanjye nari umukinnyi ngo nge mu kibuga angarawo ariko byambabaje kweri navuze se ibi bintu ni ibiki koko ewana ni hatari kabisa ni hatari sana ni hatari simbizi ariko nge navuga ko bikiri ibisigisigi by'ubuyobozi bwariho navuga ko ari ibisigisigi ndetse n'ibihombo na manka n'ibiki byose ubuyobozi bwavuyeho bwadusigiye. Ibi rero ni ibintu bitoroha ni ibintu biba bisaba ahanini igihe ni ibintu yabisaba ahanini kugira gute ni ibintu yabisaba ahanini kwihangana kugira ngo turebe muri rusange uburyo twava hehe twava muri ibi bintu uburyo navuga ibihe bibi twabivamo nka ekipe ya APR kugira ngo noneho dutangire gutsinda kugira ngo igitinyiro cyacu gitangire kugaruka kugira ngo ibyo bintu byose kugira ngo tubashe kubigeraho. Ya birasaba rero twese hamwe gufatanyiriza hamwe ubuyobozi murabona ko bukiri bushyashya ariko nkeka ko ibintu mu minsi mikeya biraza kujya mu buryo ibintu mu minsi mikeya biraza kujya ku murongo mwe mwihanganye ibintu birajya ku murongo mu minsi mike cyane ngewe ibyo bintu ndabyizeye cyane. So ni ibihe bibi rero navuga nti simbizi ariko ngenda bigereka hanini ku mutoza uyu mutoza rwose sinzi ariko ubona ari umutoza utagira pressure ubona ari umutoza ukora ibintu kwa byumva nuko abishaka ubona yatsinda yanganya yatsindwa nta pressure ariho. Nkibaza contract ye yasinye ukuntu ivuga nkibaza contract ye ikintu itegeka simbizi ariko bari abataramu bo bagiye bari abayobozi bagiye bari baratubwiye ko ngo contract ye ngiri clear ngo ivuga ko ngo imikino ngingaha adatsinda ngo agenda ngibiki ariko sinibaza ahubwo contract ishobora kuba ivuga ibindi kuko ari bukubitwa kagenda nkeka ko yaba adashobora no kwicara adashobora no kuryama ngasinzire arimo akora ibintu nkabiriye oya kabisa uzi kuriya mutoza akora ibintu abantu bo hanze bakareba ikipe ashobora gukinisha ikipe ashobora gushyiramo iyo kipe igatsinda ikipe ikamara imikino nka 20 itaratsindwa n'umukino n'umwe itaranawunganya. Yes, kuko abakinnyi ba APR bari hejuru y'abandi bakinnyi bose ugiye kureba abakinnyi baha mu Rwanda bose abakinnyi ba APR bari hejuru yemwe n'abakinnyi b'abanyarwanda dufite niyo utashyira abanyamahanga ariko n'abakinnyi bacu b'abanyarwanda bari hejuru y'abakinnyi bose ariko ikibazo umutoza nawe nakasa mutwe ntiyumva uriya mutoza simbizi tuzi ushobora kwicara agafata icyemezo cyo gukinisha umuntu bita Arsene imikino hafi ya yose Arsene tubibona imikinire ye umupira agenda awushashanga ukandagira mba mbona yiruka gusa utaza ahantu agana basa n'ushaka guca ku rugo biriya rero nabyo
sinzi ukuntu bigaragara neza mu maso y'abantu no mu maso y'umutoza ndetse n'abafana no mu maso y'ubuyobozi, kuko nanone ku mukinnyi nkuriya uba utanabimerita yarangiza agahabwa chance nk'iyi ngiyi yo gukina, yarangiza umutarama aho kugira ngo yigaragaze, aho kugira ngo akine neza, aho kugira ngo agire, wajya kubona ukabona nawe arimo arakina ibintu utamenya, akamara imikino nk'ingahe nta n'igitego nta na assist, yarangiza koko agakomeza nawe akabyishimira. Hakinnyi nabo rimwe na rimwe mujye namwe mutekereza mubanze harimo ikibazo gikomeye cyane. So ibintu byose rero, aya makosa yose ndayashyira ku mutoza Delikonovic. Uburyo Delikonovic apanga ikipe, uburyo noneho nta pressure. Niba abapampe bamushyiragaho pressure, ubu nta pressure none hafite. Delikonovic kuki uticara kugira ngo ikipe yawe ipange neza? Delikonovic ari abakinnyi ukinisha natwe tukumirwa tukumva ntabwo bizi ibyo bintu. N'umuntu wese rwose baraho baza no kureba umupira batazi n'ibyo umupira baza gusa bashobora gufana, ariko hari abantu banareba ibintu Delikonovic akora bakumva banaseka, tukibaza ibi ni ibiki. Hari n'igihe rero ushobora kugira gutyo ukavuga uti uyu mutoza wenda nawe ashobora kuba afite mission wenda yo gukubitisha ikipe nta wabimenya. Si uwe ubonye umuntu utagira n'ubwoba bw'akazi ke, karabaye. Umuntu nta bwoba bw'akazi agira, ngavuga ati ni nkubitwa imikino ingahe ninganye nkahe ndagenda. Nyeka ko Delikonovic ajya kuza ikipe ya APR yamubwiye muri rusange uko ihagaze, bamubwira abayobozi bavuyeho bamubwiye icyo APR iharanira, bamubwira ibikombe byose ko APR bigomba kubitwara. Ndetse Delikonovic ubwe bamubwiye amateka ya APR ko muri iyi myaka ikurikiranye yari unbeaten itegeze itsindwa. Delikonovic ibyo bintu urabizi cyane. Simbizi rero uyu mutoza mubanze mumwegere mubwire harimo ikibazo, harimo probleme sa. Ntago byumvikana. Abakinnyi abana nabo, abakinnyi arabatoza buri gihe, abakinnyi agira ati ariko igihe cyo gutoranya ikipe byaramunaniye. Ngaho nagiye kubona none mbona asimbuje Frodouard, karabaye ka Philippe na Rose. Frodouard Delikonovic rero nanjye ngiye kumushyiramo ikintu bita, ngiye gushyiramo umukato, ahemberwa igihe, bahembwa akavagari k'amafaranga. Delikonovic uhemberwa igihe, uri mu nzu ya equipe, uri mu biki, ikipe yagoye buri kintu cyose, ariko niba nawe wananiwe guha ikipe umusaruro kwa Herin, ngiye ndumva ubuyobozi bwa APR uyu mutoza kugira ngo nawe ajye kuri pressure yumvike ibintu bikomeye. Ngiye ndabona mwamuha imikino, mukamubariye imikino, mukamubwira muti tuguhaye imikino 3 cyangwa 2 cyangwa ingahe, mukamugenera imikino. Iyo mikino atayitsinda akagenda, nta no kunganya dushaka, agahita nyanyagira akagenda cyane rwose. Kuko urumva harimo ikibazo gikomeye. Nongera nibwirira abakinnyi b'Abanyarwanda, mbwira abakinnyi b'Abanyarwanda, nubwo mwari mutishimye, ubuyobozi mutishimiraga, bwaragiye haza ubuyobozi bushya, ariko namwe nimwigaragaze. Niba bakinishije barafinda, jya mu kibuga nawe ushakishe kabisa, ushakishe igitego. Jya mu kibuga kabisa, upigane uvuga uti shakishije igitego ndakibonye. Bosco nubwo baguhengetse, nawe rwana kabisa n'ishya kuvuga uti nanjye ngomba kubona igitego byanze bikunze, kubita ushyire pembeni. Hanyuma abakinnyi bose b'Abanyarwanda bakirema kuruneri niziza ku mitwe, nimujye gushakisha ibitego, mukubitemo ibitego. Bakorodaba kuroda makurose, nimuzamukane mukora ibintu. Niba abanyamahanga byanze nimutugoboke namwe mukine, bimeze biti. Erega ikipe yose ninanirwa namwe muzarugenderamo. Yes, ikipe yose ninanirwa namwe bizagira gute, namwe bizabageraho muri rusange, bizagaragara ko namwe ibintu bitameze neza. Twese tugomba gufatanyiriza hamwe, twese tugashyiramo imbaraga, tukagaragaza imbaraga, tukagaragaza buri kintu cyose ko dushoboye. Naho bitari ibyo rero wazasanga byose rero nawe unaniwe, cyane cyane nkamwe muhamagarwa mu ikipe y'igihugu, nugenda ukarya benshi. Ibyo nakazi, kuko umutoza equipe nationale waza kuri match, iyo abona nawe udaperforminga ntajye kuvuga ngo umutoza ngo yagize gutya no gukerekada, ababona nawe kuri chin cyane rwose. Namwe rero mugomba gushyiramo imbaraga, tugafatanya n'ubuyobozi bwacu. Ni bushyashya ariko ndabizi ko ibintu bazabishyira ku murongo rwose, nta kibazo gihari. Ibi biracyari bisigisigi by'abari bahari, by'abantu bari barisha ikipe, by'abantu bamunze ikipe, ariko abantu baratwangirije mwoka byarama. Aba bantu baratwangirije, baratubeshya ngo batuguriye abakinnyi. Namwe mugende mureba ari abanyamahanga bari mu kibuga uburyo bakina, mureba abo ba Daud banuza abo
baramputi ibintu bakina murebe ibiki murebe baramini bango batwaye ibihumbi za 140 ingahe mubaze mubarebe namwe mikinire yabo hanyuma muze namwe mu ndawo muvuge ngo Taifa yakoze ibintu bibi ngo yari yaribasiye ubuyobozi ari wowe byagenda bite kwe namwe mu ndebera abo bantu ibintu bakina kwe ni hatari. Delikonovic rero reka mugira inama itaragasaza. Delikonovic abantu bamuri hafi Thierry ubu butumwa ndabukubwiye ubumpera umuntu bita Delikonovic muwa muri kumwe muwa mwicaranye kandi ubu butumwa Thierry Hitimana ndakwinginze ndabuguhaye ubumpere Delikonovic cyane rwose ndabuguhaye uri umutoza wungirishe ngubu ndetse cyangwa na mugabo uburaho hafi umutoza w'abazamu dore ikipe ngiye guha umuntu bita Delikonovic iyi kipe ni muyishyira mu kibuga igatsindwa iyi kipe ni muyishyira mu kibuga yemwe ikananganya muzavuge ko ibyo umupira ntabizi dore 11 sasa ngiye kumupangira 11 iyi ngiyi itazabura mu kibuga 11 iyi niyo 11 kibush idashobora kubura muri AP ni ngewe ndababwiye ni muyikinisha igatsindwa ni muyikinisha ikanganya muzavuge ko ibyo umupira ntabizi dore ngiyi mwizamu nk'ibisanzwe ni Pavel Nzira ubwo umusimbura we ni Taiga nk'ibisanzwe ubwo ni babiri uyu ni ugomba kubanzamo Nzira yagira ikibazo Taiga akaba ari aho ngaho nawe akaza kugira gute akaza kuba amusimbura kuri kabiri ni umwana bita Kagege Gilbert Kagege uyu mwana niwe ugomba kuba ariho kuri kabiri nta wundi mupinzana afite ntaki uyu nguyu abagomba kuba ari hariya yagira gutya yagira ibibazo wenda by'imvune n'iki byose ubwo bashaka uburyo bagira gute bashaka uburyo bahahengeka kuko nawe urebye cyane cyane nta musimbura afite ni nabyo bintu twakomeje kugenda tubivuga turavuga tuti birukanye Omborenga arafite uyu mwana ni wari umusimbura we urumva iyo yari imibare nyine ya mibare itagize gute itari tayari nyine ni bya bihanga mvuga badusigiye nyine birumvikana ubwo rero nibo waburi kuri kabiri kuri gatatu ni Korode nk'ibisanzwe abo nibo ngenda mbabwira bagomba kubanzamo mu ikipe ya APR ngiye kumuha 11 kibush kuri kane ni munyobye ngo mumbwire ngo ibiki oya kuri kane ngewe ndumva ari umuntu bita Yunusu kuri kane ni Yunusu agafatanya na Kirema kane gatanu Yunusu na Kirema aba bari partnership kabisa yabo turayizi haba muri za Sekafa haba hehe abangaba urutare rwabo rurakomeye abangaba bakomba ngewe kubwanjye nka Taifa niko nyumva iyi niyo 11 kibuje mbona yabanzamo ubwo namwe muraza gushyiraho iyanyu mwumva uko bimeze ubwo hari abahitamo bakavuga ati twebwe turabona wenda ari Yuswana ahagaze neza nge simbizi ariko ngewe ikipe ndimo gupanga ni ikipe yanjye ngewe mbona ishobora kugira gute ishobora gufasha kuko uyu mutipe yaramaze kumenyerana Yunus yaramaze kumenyerana na Kirema mbona ngewe kubwanjye Yunus na Kirema iya partnership yabo yagumaho ubwo ngiye ndimo ndashaka ikintu cyazahura ikipe vuba kugira ngo tubone amanota ni 11 kibuje nimo mwereka 11 yanjye nka Taifa ubwo nawe urambwira yawe so hanyuma ubwo nukuvuga ngo rero gatandatu nahashyira umuntu bita Tade Ruhanga uriya musaza nubwo ashaje ariko ni hatari kugira ngo uzamutware umupira hariya ni beto kandi ikindi cya kabiri uriya hari ukuntu adirisha abakinnyi bandi bagenzi bari ukuntu abakinisha hari ukuntu ashobora kubabwira ati hagarara gutya na gutya azi no kuyobora ikipe mbega muri rusange mu kibuga abakinnyi bagenzi be ababayobora ababwira ati gutya ubundi ni ugomba no kuba ari na kapiteni buriye kuko we arayobora abakinnyi kababwira ati muhagarare gutya mugire gutya na gutya Tade Ruhanga mbona ari we ngewe wagira gute waba ari pare hanyuma nimero 8 bila kupepesa macho umuntu bita Ruboneka murabizi ni yari nimero ye ni wari umwanya we yamakombora yamashot uburyo ajyana umupira uburyo rekipera umupira uburyo winjiza uburyo kina uriya mutaramu agomba kuba ari kuri namba 8
nta wundi mupinzani bagira. Munyize biriya byo kujya kumuhengeka, munyize biriya byo kujya kumujyana hariya ngo ku mpande, munyize ibyo bintu. Oya, nimero ya Ruboneka ngewe ahangaha ndabaha kugira ngo dushake intsinzi, kandi ibingibi mbihaye byoherereje umutoza kugira ngo abyumve. Aba bakinnyi niko bihaga, ngenda bibabwiye, dufite experience y'igihe kirekire. Uyu Ruboneka niwe mwanya urajya kumuhengeka kuri 7 araguhuwe musaruro wa hehe? Nta kintu yakumarira, ntacyo nta na kimwe. 8 n'uyu nguyu turabyumvikanaho. Hanyuma ku 10 ndahaza n'uwo bita Dauda, nubwo atamukinisha ariko Dauda afite karite nziza cyane ku 10. Ni umuntu ushobora kugutsindira, ni umuntu mbega nukuvuga ngo ni tekinisiye ku mipira n'iki byose, n'umutekinisiye. Ashobora gufata umupira akawugumana, ashobora gufata umupira agacenga, ashobora gufata umupira agatanga ndetse no gutsinda. Ni umuntu utsinda cyane. So ku 10 nta wundi muntu w'umupinzani bafite, niwe cyane rwose. Ntumbwire ngo ibiki oya da. Namba 7 7 n'uwo bita Lamine Ba, nta wundi mupinzani namushyira kuri 7. 11 barafinda Gilbert. Namba 9 uwo bita Victor Mbahoma agomba kuba ari hariya. Noneho Mbahoma yajyamo bakabona bitarimo kugenda neza, nyuma bakazana Mamadou Sy. Ariko nonaha tubanze turebe, ngewe ikintu mvuga, buriya umukinnyi ashobora kuza akagira akantu gatoya utamenya. Burya umukinnyi ashobora mu mutwe bishobora kwivanga, wenda bitewe n'ibi n'ukuntu bamufashe n'ibiki byose, wenda n'ubuyobozi bwariho bari batangiye kumugira gutya, batangiye kumutera nk'akamari, ntiyiyumve neza n'iki byose. Ariko uburyo dusanzwe tuzi Mbahoma, uburyo Mbahoma bari hari imbere y'izamu, burya neka, burya atsinda ibitego, Mbahoma yongeye kugarurwa icyizere, Mbahoma yaba Mbahoma. So iyi niyo kipe yanjye ndabibabwiye. Kajyaje kuri 2, Korode kuri 3, Yunus kuri 4, Kirema 5, 6 Ruhanga, 7 Lamine Ba, 8 Bosco, 9 Mbahoma, 10 Dauda. Aba niho bakinnyi banjye. Ni 11 Kibushe, mu izamu harimo Paveri Nzira, muramumva neza cyane. Hanyuma mu basimbura najya nsimbuza, nukuvuga ngo hari abakinnyi bari hanze, maskini ya Mungu bazi no gukina, ariko sizi ikintu cyababayeho. Nyine ni bya bibazo byabaye nyuma, barabaminimije nyine babicaza hariya. Ariko ngenda ndabona baramazana bo bajya baza bagasimbura ku 10. Hariyo Baka yaza agasimbura kuri 7, Mamadou Sy agasimbura ku 9. Barahari abo bakinnyi benshi bashobora kugenda basimbura. Ariko ngewe iyi equipe nayibanzamo. Iyi niyo kipe yanjye nagira gute nabanzamo. Nahabo ba Forodowari, abo ngabo ngo bari Sene, abo ni babanze bicare nta musaruro baduhaye. Iyo niyo kipe yanjye mbapange 11 Kibushe y'ikipe ya APR. Thierry iyi kipe yimera umutoza, iyi kipe mpanze yimbwirira umutoza. Ndababwiza ukuri iyi kipe ni muyishyiramo igatsindwa, muzaze mubimbaze. Iyi kipe rega natwe ibintu turabi, ngewe reka mbabwiza ukuri, wallahi iyi kipe uyifasha ukayishyira hari ugafata umutoza. Niyo wafata mugabo utoza abazamu ukamubwira uti ikipe yitoze, yayitoza kandi gatsinda. None se APR uragira ngo niki? APR bifite abakinnyi, APR isaba umutoza ni muongozo, ariko umutoza yashaka bivanga nuko nyine birapfa. Ubu turi mu marira, ntago twishimye kunganya na Rutsira ikipe ya nyuma. Ibi ni ibintu bibabaje. Nyamara abakinnyi barahari, buryo twabapanga abakinnyi, buryo twabashyira mu kibuga tukabahagarika birazwi. Umutoza rero nashaka kubisopanya no kuduhagarika ikipe bitameze neza, uwo ngo najye ku ruhande. Ngenyeka ko n'ubuyobozi bwakagombye gufata uyu mutoza bakamuha imikino runaka, bakamubwira bati kongera kunganya gatoya kwa heri, kuko this too much man. Ibintu ntago ari byo. Tugomba gufata bimwe hano tukabigira gute, tugafata umwanzuro. Haje ubuyobozi bushya, wa mutoza we utagira ngo nabo bataramu baguhaga ibintu bya rere mama, bari barakugize rere mama. Umutoza aranganye ukabona nta kibazo afite, umutoza aranganye ukabona we nta pressure ariho, urabona nta pressure ntaki. Ariko ibyo ngibyo muri APR ntago bibaho. APR ni intsinzi, umurava, intsinzi niyo ya mbere. Twe ntago tumeze nka za kipe zindi ujya kubona ukabona imbere ahubwo barakubwira ngo isuku ngo niki. Kada twebwe ni intsinzi, kubomowa ikipe tushyira pembeni. Iyi kipe ndakubwiza ukuri nituyizana no kuri Reyo
ariko reka mbabwize ukuri tariki 7 ndabatangariza, itariki 7 ndabatangariza. Namaze kuvugana na mama Bizuru yambwiye ati wowe humura, ati we ati shyira baro hasi, ati iyo kipe y'abareyo, iyo kipe y'Inyanza ndayikunyanyagiriza ibitego aturaza kubibona. Mama Bizuru yambwiye ati wenda gutangariza buretse tariki 7 itariki 7 cy'amaso yanyu atarabona, amatwi yanyu ategeze yumva. Sawa, nabonye abareyo murimo gushushanya ibikona byikoreye utuntu tw'utubaga kibiki, nimushaka mushushanye byikoreye utubindi cyangwa ibiki, ariko mutakipata cya Mutemakuni. Rayon Sport ndakubwiye ku itariki 7 tariki 7 Rayon Sport utariya mama nyabo. Rayon Sport uzarira, tugenda kukuba kikakase, okitegere, uraza kureba imiriro. Nubwo APR imeze gutya, iyi ni iminsi mitoya, ubu ibintu byose bigiye kujya ku murongo, muraza kwirebera. Rayon Sport ku itariki 7 ndakubwiza ukuri, ugiye guhura n'ikintu utegeze uhura nacyo. Sawa, ikiza mumeze neza namwe muri iyi minsi murimo muratsinda, ubu mufite morale irigiu zaidi. Aha rero niho mugiye kurebera ikintu bita umupira. Ntimurabizi za Rutsiro ngo ziraza zirasuwasuwa. Nibiba ngombwa iyi match uyu mutoza ntazanayitoza, tubibabwiza ukuri rero. Bizaterwa na match y'ubutaha ukuntu izagenda mbere yo guhura na Rayon Sport. Kuko uyu mutoza nibeshya kanayinganya match ya Rayon Sport ntago azaba ari no kuri bench. Nge mbibabwire mubimbwirire uwo mutoza wanyu. Mumbwirire uwo Mutara Muderikonovic azibeshye gatoya. Kuri match ya Rayon azaba yicaye mu bafana. Hasigaye mwirebere sasa. Rayon Sport utariya mama nyabo, tariki 7. Mama Bizuru yampamagaye arambwira ati ubu ngubu ati nari naragiye muri konje, ati ndimo nzenguruka ibihugu byinshi ndi mu kazi, atari kubu nagarutse. Mama Bizuru yambwiye ati niko tayari 5 kwa 5. Yambwiye ati rero ati umureyo kuri uwo munsi atazarira, bizaba nka ya minsi ngo yo kugaruka k'umwami Yesu, ngo kuko benshi bazarira, abenshi batabaza ati ibi ni ibiki, ati nyamara abahanuzi baratubwiye, ati abapasteri baratwigisha, ati byinshi byaciye mu matwi yacu, atariko imitima yacu irinangira, ati nitwumva. Barire ngo bamwe bazarira, ndetse ngo kuri uwo munsi ngo bamwe ngo bazagurumana nk'amashara, abandi ngo bizaba ari igihe gikomeye cyane cyo gucura umuborogo no kurira. Abareyo izi nsinzi mumaze iminsi mutsinda mwishima, ariko ku munsi w'ejo numvishe namwe ngo mwakoze majabu, mwagize muri iki gitego cya Etenseri. Musifuzi wa Pembeni aravuga ati shwida, ndangije ndavuga ni systeme ile ya chini kwa Jena Pra tayari wataramumesha ingia. Ndavuga intariko we waache tu, watakipata kilicho mtoa kanga manyoya, watakipata tu, msijari. Ndababwiye rero nti itariki 7 zo bizaba ari ibindi 7 bizaba ari ibitangaza na wambia. Kadutegereze turebe. Gusa rero abafana ba APR mutishimye, nyamuneka reka mbabwire nti nta kundi mu mupira w'amaguru niko bigenda, ariko siko bizanahora. Iyo mutoza agize gutya kigira akara hakajya he, iyo bimunaniye ajya Pembeni hakaza undi ubishoboye. So abo rero mwababaye kunganya na Rutsiro, benshi mwatashye mutishimye, benshi mwatashye mubabaye, abandi ntago mwegeze mubyumva muri rusange. Kunganya niriya kipe ya Rutsiro nanjye byambabaje. Match nayirebye, abakinyi barajya mu kibuga bakanunagira ukagira ngo barwaye imvunja, abandi bakagira gutukagira ngo bafite ubunebwe utamenya. Byambabaje cyane, ariko hari icyo bigiye gutanga. Ndababwiza ukuri bafana, hari icyo bigiye gutanga. Uyu mutoza agomba kubanza gutanga ubusobanuro, agomba gutanga raporo, akamenyesha ubuyobozi cyabaye kugira ngo tujye kunganya n'ikipe ntoya nka ziriya. Ni ibibazo rero bikomeye.
So reka mbabwire nti rero asanteni sana, Uwiteka akomeza abaho umugisha, icyumweru cyiza mukomeze mukinjoyinge kabisa. Reka mbabwire rero n'umuhungu wanyu Kalisa Bunu Taifa, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore like ndetse na share, hanyuma tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Santeni sana, mbashimira cyane.